muhaye ikaze kugira ngo uze turebane kano filimi keza cyane kandi karyoshye. Kugira ngo wibutse niba utarakanda subscribe kandi hano dutangira n'umugore uri kuri telefoni, hanyuma arimo avugana mama wambwira ati nageze ku kibuga cy'indege mama, ati nukuri nza kuvugisha ngeze muri hotel, ngiye gutega taxi ubundi nza kuvugisha nagezeyo. Umwana yaje mwiruka inyuma aza asanga umusatiro na ko mwana afite ikibazo kandi ko kigomba gukemuka. Yaje ahangaha aramucunga aranje atafungura ivarisi nini yari afite, nuko umwana ahita yinjira muvana vuba. Umugore nawe yaje ahangaha kuvugana n'umutaximan kugira ngo arebe ko bavugana uburyo ari bugende. Hanyuma ise haza undi mugabo yari yambaye fimi, bigaragara ko hari ikintu ari gushaka. Ese mu by'ukuri arashaka iki? Reka dukurikire akantu ku kandi tumenye uko kano gafilimi kaza kurangira. Se biraza kurangira gute? Nagusaba kureba iyi filimi yose, urebe video yose, urebe aho birangirira. Yaje asatira umugore aramubwira ati hari umwana wanjye uciye ahangaha, ati yambaye akenda ka pinki rwose sinzi niba wamubonye. Umugore aramubwira ati ntabwo namubonye. Nuko umugore aramubwira ati se ko umwana ufite umusatsi mugufi, umwana uciye ahangaha ntabwo mubonye? Umugore aramubwira ati oya, nari ndi kuri telefoni nari muzi ntabwo nigeze mubona, sinzi ubwo kuri buze kubigenza. Hanyuma umugore aramubwira ati se umfashije ntabwo nareba muri varisi yawe nkareba ko yaba arimo? Umugore aramubwira ati sinzi n'ibyo nibishoboka ko umwana yajya muri varisi, ariko ntacyo bitwaye. Hanyuma umugabo agiye kureba, shoferi yahise ahamagara uno mugore ati se kuri kuntinza kandi igihe twavuganye cyarangiye. Umugore aramubwira ati reka ntigendere ndabona amasaha yamfashe. Umugabo aramubwira ati nta kibazo, ati ahubwo mbabarire kuba nagudisturbinze, mbese nsa nkaho nagukereje. Hanyuma umugore afashe ya varisi ye ajya mu modoka kugira ngo yerekeze aho agomba kujya. Ariko umugabo uri ahangaha afite ikintu ari kureba kuri telefoni, arimo ati ese ari kureba iki, biragenda bite? Reka turebe ukuntu kano gafilimi kaza kurangira. Mfasha tukarebe tukarangizanye kabisa tumenye aho biri kwerekera. Taxi yaragiye, umugabo akomeza kureba, hari telefone ari kurebaho yanditse ngo umwana wa 12. Baje ahangaha kuri hoteli, kumbi wa mugabo yakomeje kubakurikira yifashishije ya telefoni. Ese umwana yaba afite akantu kahuye n'ira telefone ari kureberaho? Bakomeje kuza, umugabo ariko agenda bareba areba uko aho bari buze kujya kugira ngo akomeze abakurikire. Umugore yaje ahangaha muri hoteli, kuri reception ya hoteli, babwira ko yitwa Emily Sanda, ababwira ko kandi yari yishyuye icyumba, bagomba kumuha icyumba. Hanyuma umugore avuga ati ndi kubona wishyuye icyumba cya 301, ati iyi niyo karita yawe iri buze kukwinjiza. Yahise amusobanurira amubwira uburyo ki ari bugereyo, ko ari buze gufashwa n'uyu mugabo witwa John, ngakare mutwazi bag kandi akamugezayo bagaca muri esanseri. Yaje ahangaha amuherekeza kugira ngo amugezeho. baramubwiye mwibuke ya bag ikintu kirimo, yuko ikoremo wa mwana, ariko mu by'ukuri wa mugore ntabwo abizi. Ese biraza kurangira gute? Reka turebe akantu ku kandi tumenye uko biri buze kurangira. Mwibutse gukanda subscribe ku muntu utarakanda subscribe, kandi ukaba wanayisangiza inshuti zawe kugira ngo bamenye channel yacu, bamenye tuno dufilimi twiza tw'ubuzima ndetse n'utw'urukundo. Baje ahangaha umugabo kugira ngo amugeze ku muryango wa nimero 301 bari bamubwiye. Nuko umugabo aramubwira ati rero rwose wumva umeze neza, wumva utekanye, ati nahangaha. Nuko umugore aramubwira ati nukuri urakoze, hano haramugira serivisi nziza. Ariko akomeza kwitegereza hepfo, arimo areba umuntu utunguka akavuga ati se urasi wa mugabo mu kanya warundiho ntiyabitindaho. Aravuga ati nta kibazo, ahita akingura nyine akuzaho ya karita kugira ngo yinjirire. Ni hoteli zihenze, ni hoteli bakoresha amakarita kugira ngo inzugi zifunguke. Ahantu heza cyane, urabona ko yaje yinjira kugira ngo tangire nyine yitegure, atereka ya bage ya valise hasi kugira ngo azanga baruhuka. Kakana kumvishe ko umugore ageze aho yajyaga, yahita kava muri bage kugira ngo ataza kuza kukabona. Akana katangira kuvamo, wa mugabo kumbi nawe yahise yinjira kuri reception, aza gake gake nk'umuntu ufite icyaje kureba, nk'umuntu uri mukuri, akuramo rinete anje abasuza. Arangije ababwira ati nanjye kuri umugore wanjye uciye ahangaha, ati turi kumwe, ati sinzi niba wanyemerera nkajya kumureba. Ati aciye ahangaha yambaye agakoti k'umukara, yari afite valise nini y'umutuku. Hanyuma umugabo aramubwira ati ntugire ikibazo n'umugore wanjye. Nuko umugore uri kuri reception arareba ahita tangira kumubwira ahanyuze. Wa mwana yaje ahangaha gake gake
kugira ngo yihishe afite ubwoba bwinshi atizeye n'uyu mugore, ariko mu by'ukuri niwe yarategereje ibisubizo kaza kumwakoma kuba yamutabara. Umwana yaje ahangaha akomeza kwihisha, umugore utangiye kuruhuka mfite ikintu kiravuze, ahindukiye abona umusego urimo uranyeganyega, aravuga ati meze bitari ibyo muri bag, abona nta kintu kirimo. Hanyuma aza asatira wa musego abona n'akana kari kihishemo, akabwira ati bite. Umwana ambwira ati ntabwo nshaka gusubirayo, ati ndashaka kumana nawe, ati uriya mugabo ntabwo ari papa, uriya mugabo yakomeje kumiga kuva kare, ati kandi ntabwo ari njye njyenyine, hari n'abandi bana barimo barahiga ku ishuri. Wibuke ya telefone wa mugabo twabonyeho nimero 12, ubwo ni ukuvuga ngo n'umwana wa 12 bari baje kureba. Aho ngo dutangiye gusobanukirwa niba wakomeje kureba agafilimi, ubu turi kumenya impamvu uriya mugabo arimo arakurikira bano bantu kiri umwana n'uyu mugore. Umugabo yarakiri kuri reception, baramubwira ati sasa umugore wawe agiye ku cyumba cya 301 wageraho ukareba. Umugabo yaje ahangaha, mu by'ukuri twatangiye kumenya icyo umugabo arimo arashaka. Hanyuma uyu mugore yakomeje gusobanuza akana akamubwira ko katabizi neza impamvu barimo barabahiga, katari kumenya impamvu barimo barabashaka. Umugore yakomeje kukitaho, umugabo nawe yaje gake gake kuri cya cyumba, atangira kuza akomanga. Umugore amubwira ati sasa ugiye muri douche, ngiye kureba umuntu ukomanze, ndaje murebe mu kanya. Akana kahise kajya muri garde-robe aho kugira ngo kajye muri douche, kajya kwihishamo kugira ngo kabe gafite umutekano. Umugabo yararanga ategereje yumve ko hari umuntu umukingurira, hanyuma arimo areba hirya no hino. Umugore yaraje avuga ati se nize bite ko ndi kubona nguzi, ndongera ngufashe iki wa mugabo, twihangane kuba ngarutse. Umugore aramubwira ati se ugarutse kugira utumugabo, ati nje kureba ya bag yanjye, ganje kureba valise yanjye. Umugore aramubwira ati ga ira valise n'ukuri ni yanjye ntabwo ari iyawe. Hanyuma umugabo aramubwira ati ariko n'undi ikintu nshaka kugeraho ko nzakigeraho waretse ukazakima. Umugore aramubwira ati niba ushaka kunyataka ushobora guhamagara abashinzwe umutekano w'iyi hoteli. Umugabo aramubwira ati nta kibazo reka nigendere. Umugore ahita akingaho. Hanyuma umugabo bigaragara ko ibyo yashakaga atabigezeho, ariko nyine ubona ko afashe undi mugambi. Umugore yagarutse hano mu nzu aragushakira muri douche, aramushaka aramubura. Umwana atamubwira ati ndi hano, ko umwana yambwiye ko yitwa Ella, aje ahamagara Ella. Ngo Ella aranje arambwira ati se wa mugabo yaraje. Umugore yambwira ati yaraje, rero sinzi icyo arimo arashaka, ati kiza nuko waza tugahita tuva muri inzu vana vuba. Nuko wa mugabo ushinzwe umutekano hano muri hoteli witwa John, umugabo yaje amusanga amubwira ati ariko wampaye iriya valise uriya mugore yajyanye, ati harya nayijyanye muri room. Umugabo aramubwira ati muri 301, ati icyo wansaba cyose nakiguha. Umugabo aramubwira ati se urashaka ine ya valise, ati gira akantu nyine nawe, ntabyumva nk'umuntu w'umugabo, ati urashaka ko wabona valise, ati ariko nawe gira akantu mpereza, ati si umusaza, ati bimeze bite. Umugabo aramubwira ati ibyo ngibyo biroroshye cyane, ati ndaje nguhereza akantu ubundi ugende uyinzanire. Nuko yaramuhereje bucece, aranje aramubwira ati aho ngaho ntaribi. Umugabo aramubwira ati nta kibazo ahangaha birakunda, ati ndayikuzanira. Nuko umugabo aramubwira ati utegereje bumanutse hepfo ndaje. Wa mugabo arangije ahita yigira muri ascenseur, aramubwira ati sasa wowe uzi kunsanga ari hepfo, atayimanukira kuri floor yo hasi kugira ngo amusangeyo amutegereje. Nuko wa mugabo yahise ajya kuri ya room ya 301, ariko abandi nabo ariko bashaka gucika, bashaka kugira ngo bave muri cya cyumba ko bamaze kumenya aho bari. Mwibuke uriya mwana ahari hose, uriya mugabo ari kumurebera kuri telefoni kugira ngo amenye location arimo, amenye icyerekezo arimo, ubundi agenda amusanga. Baramanutse nabo bamanuka bashaka kugira ngo bakwepe, kumbi wa mugabo ni hari yageze kuri ya floor yo hasi, aho bagenda bareba ahantu hose. Wa mugabo nawe arimo araza acunga kugira ngo abe yaza kugira ngo abe ashaka ya valise. Isi birarangira gute? Kano gafilime kacu birarangira gute? Reka dutegereze turebe. Nukuri ndabona biri buze kurangira neza, uriya mugabo afashwe, ariko reka turebe niba ariko biri buze kugenda. Umugabo yaje kwinjiramo hano, abandi nabo bakomeje kumanuka, ariko bageze hasi basanga wa mugabo niwe yicaye. Mu by'ukuri bari babizi. Ashatamubwira ati sasa wowe bugiye reka nzi ndebe ukuntu twamukwepa. Akigenda wa mugabo atamubwira ati urajya he, tuvayo hano, ati wareka nkakuvugisha amasegonda cyangwa se tuwaza tugasangira ibyo ndimo ndanywa. Umugabo ati nta kibazo naza, ariko wibuke ko wa mwana yise amubwira ati hute muri douche ugende uburimo. Nuko
umwana aho kugira ngo ajye muri douche yahise yigira muri toilette, ngo wa mugore araza caranga umugabo aramubwira ati sasa ati ubu ngubu aka kanya ati nizere ko ubizi neza ko hari ikintu cyanjye ufite kandi kitari icyawe. Umugabo aramubwira ati njyewe nta kintu cyawe mfite, cya mbere ntabwo tuziranye, ibyo uri kuvuga ntabwo mbizi. Umugabo aramubwira ati waretse ibintu by'imikino, ndashaka ko ungarurira iriya varisi ubundi ngakureka ukagenda ku mahoro. Umugore n'ubwoba bwinshi yahise abwira umubitisi aramubwira ati mwanzaniye amazi. Ako kanya agisaba amazi, wa mugabo yahise azana ya varisi, ariko twese tuzi ko nta kintu kirimo. Umugabo yarishimye aramubwira ati wa umuntu w'umugabo cyane. Umugore aramubwira ati ga aho ngaho nta kintu kirimo. Umugabo aramubwira ati ceceka aho ngaho, ati ndabizi neza ko hari ikintu kirimo. Ako kanya afunga ahita asanga nta kintu kirimo kuko nkuko yari abimubwiye. Umugabo ahita amubwira ati okay, sasa noneho ati kino mikino tuyivemo, ndashaka uriya mwana w'umukobwa. Umugore aramubwira ati uwuhe mwana w'umukobwa? Ati umva mbwire, ndakwinginze ntugire ikigoryi, ndashaka ko unzanira wa mwana w'umukobwa, niba bitagenda gutyo biraza kuba nabi. Aka kanya ndashaka ko unzanira umwana w'umukobwa wari uri muri varisi. Ako kanya wa mugore yari yatumijeho amazi hoteli amuzanira, umuhitisi aza abaha serivisi nziza nk'uko hoteli nyine kayibonye kuva kare. Ngo umugore aramubwira ati se ayo mazi ndaze kuyateranya ku byo wafashe kare. Umugore aramubwira ati ntacyo noneho wasinya aha ngaha. Amuhereje aho asinya ahita yandikaho ngo dukeneye ubufasha, ati genda muri wese mu bwiherero ugire ubufasha waduha. Umugore akireba kuri iyo fagitire atabona ya magambo yari yanditseho, ubwo ahita yikatira nyine. Bigaragara ko babikoze mu ibanga, wa mugabo atazi ikibaye. Nuko wa mugore nawe asa nk'utujemo ko atangiye kubona umuntu uri buze kumuha ubufasha. Nuko umugabo nawe atangira kuzana ibintu by'iterabwoba. Wa mugore ageze aha ngaha atangira guhamagara polisi kugira ngo izibafashe. Nuko umugabo yakomeje kumubwira ati ndashaka ko umbwira umukobwa ari hehe, mbese avuga mu ijwi rinini, avuga mu ijwi riremereye ry'iterabwoba. Umugore aramubwira ati sasa reka nkwereke tubyoroshye. Mu gihe batangiye kubiganiraho, umugore yari yaje kugira ngo atange ubufasha, atange ubutabazi hamwe muri toilette mu bwiherero. Yaje gake gake n'ubwoba bwinshi, bigaragara ko bigoranye kuba yatabara, ariko agerageza kuba yamutabara. Akamubwira ati se umuntu urimo imbere njanga kugira ngo ngufashe ugire ikibazo, njanga kugira ngo utabare, ndagira ngo nkingurire. Arebye asanga ni akana, aravuga ati yo ntabwo bishoboka, ati mana yanjye koko wakana we bite, ati niki cyabaye byagenze gute? Nuko aramubwira ati sasa wowe ugira ubwoba, nje kugutabara. Umwana yari yamenye ko hari akantu kari kumuriho barimo karatuma bamureba kugira ngo bamufate. Nuko bahita bagasiga aho ngaho. Aramubwira ati sasa ati reka tugende mwereka aho tujya kugira ngo ube wagira umutekano uhagije. Yafashe akana ubwoba bwakishe, ntabwo kazi ngo birerekera hehe, ariko umugore wari tayari kabisa, yiteguye kuba yamutabara. Umugabo rero yaje arebera kuri telefoni akurikije ka kantu. Mwibuke ko ka kantu yari afite wa mwana bagakuyeho. Umugabo yaje ahamagara ati mwana wanjye turi hehe, ndagira ngo usohoke aho ngaho uri uze tuvugane. Niko umugabo ahita yinjira gake gake, ubona ko ubu noneho yamaze kumenya ahari, amaze kumenya aho umwana ari. Ubu azi ko agiye kumuvanamo. Nakomeza kumuhamagara amubwira ati fata ugende naje kugufata, ati wigira ikibazo ndaza kugurira pizza, ndakugura n'ikindi cyose ushaka mwana wanjye, ati kingura ndagushaka. Umugabo yakomeje kwihangana azi ko umwana yamwihoreye, ati ngiye kuzamo imbere, ati ntugire ikibazo ndaje musange tugende. Ubwo akomeza kumuhamagara avuga ati rimwe, akomeza kubara nyine kugira ngo ahita ajyayo afunguye asanga umwana yagiye kera kabisa. Umugabo ahita arakara, ariko afashe telefoni asanga hari neza location biri kumuha niho umwana ari. Yambwira ati rega ntabwo wakwihisha igihe cyose, ndashaka ko uza tukagenda. Yagiye ku wundi muryango w'ubwiherero arakomanga, nuko azi ko umwana arimo imbere. Yambwira ati se ntabwo uri kunyumva, waje tukagenda, ati kinguruze tugende. Umwana ntari gusubiza, umugabo azi ko umwana arimo kumbi bagiye. Ubwo umugabo yakomeje ahamagara cyane amubwira ati waje tukagenda ko nzi ko urimo uranyumva bite. Hanyuma umugabo ubwo bitangira
birangira atangiye kurakara, akinguye asanga nta kintu kirimo, asanga aho yari ari yahavuye, arebye asanga ka kantu yagenderagaho bagataye aho ngaho, bahita bamukingirana mbwira ati kingura urugi, kingura nsohoke. Umugabo ambwira ati wakinguye nkasohoka. Ubwo ndetse bigaragara ko atangiye kugera mu byago, atangiye kugera mu bibazo. Ka gapapuro bari bagasize aho ngaho ahita yibona ko ari ako bakoresheje basinyara kugira ngo batabare wa mwana. Umugabo yarwanye n'urugi kugira ngo arukingure. Mbese ibibazo bitangiye kumubana ibibazo. Mbese ubu ngubu dutangiye kumenya aho filimi yerekera. Mwibuke ko arimo ashaka gufata uriya mwana kugira ngo amushimute, ajye kumuba yamugurisha bamuhe amafaranga. Ubwo arimo arwana n'urugi. Wibuke ko bari bahamagaye polisi yarahageze isa kumufata kugira ngo ibe yamujyana. Ngo umwana atabarwa gutyo. Umwana mbese aba abonye imiryango ye, bari baje bamushatse bamubuze, umugore yaramutabaye. Nuko inkuru yacu irangira uno mugabo afunzwe, atawe muri yombi. Abandi nabo bari babaye nk'abatsinzi, nyine batsinze narimo bafata umwana. Nuko wa mugabo wari wafashije uno mugabo kuba yazana Varisi kugira ngo amufate nawe baramujyana. Uno mugabo akoraga kuri iyi hoteli. Iyi nkuru yacu rero irangiye neza, irangiye umwana atabawe batamushimuse. Nizere ko agakuru kakuryoheye. Reka dusubire ku yindi nkuru. Wibuke gukanda subscribe, kandi wibuke gukanda like ndetse ujye na comment y'uko ubutaha bizagenda. Ikindi kandi yisharinge inshuti zawe, bavandimwe, kugira ngo babe bamenya udukuru twiza ducishaho kuri iyi channel yacu. Reka dusubire ku yindi video naho utaha.